nitwa Uwitonze Clarisse nkuko nabibabwiye muri video ya mbere nashyizeho nababwiye ko ngiye kubigisha gusuka. Ubwo rero hari ibintu bigendanye no kwiga gusuka, hari ibintu bigendanye no kuba uri umukwaferi. Ubundi gusuka ni isuku yo ku mutwe. Rero hari ibintu bigendanye no kugira iyo suku, uko byakagenda kose ugomba kuba usa neza, kuko iyo usa neza nuje gukoresha agira icyizere cy'uko uri bumukorera ibintu byiza. Iyo usa nabi kandi nabwo atangira gutakaza icyizere y'uko ibyo uri bumukorere bitari buze kuba byiza. Kubw'ibyo rero ugomba kubanza gusa neza kugira ngo uhe n'abakiriya icyizere cy'uko uri bubakorere ibintu byiza. Niyo mpamvu ngiye gutangira nisiga kugira ngo ninjire muri ya gahunda yo kwigisha gusuka. Iyi bayita fondoti. Nyaboneka utazisiga ujyana hasi ukazana iminkanyari. Jya wisiga uzamura turwanye iminkanyari mu maso tukiri batoya. Bayita rouge à lèvres. Iyi nayo bayita tira. Urabona ko uko byakagenda kose umuntu aje asanga usa gutya, wambaye gutya, ibyo byose yagira icyizere ko ibyo ugiye kumukorera bisa neza. Rero gusuka bisaba kuba ubikunda, bigasaba kuba ukunda uwo mwuga, kuko ni umwuga ubamo amafaranga. Ntago waba usuka neza ngo uburare cyangwa ubwirirwe. Ari nayo mpamvu nanjye niyemeje gutanga uyu musanzu. Hari abantu baba bashaka kwiga ariko badafite amafaranga menshi. Ari nayo mpamvu niyemeje gutanga uyu musanzu ngo babimenye, bakanze subscribe kuri Twige Gusuka. Uko byakagenda kose uzajya ugenda ubona video uko nzajya ngenda nzishyiraho, tuzagendana neza kandi nzi neza ko nzabigisha mu buryo bwiza mugafata hakiri kare. Rero iyo usuka mbere na mbere ugomba kuba ufite umutima mwiza, ariko si ibyo ko iyo usa neza no ku mutima haba hakeye, kuko iyo uri gusa neza niyo wirebye muri miruwari byonyine utangira kwishima, utangira kumva nawe wikunze. Rero kubw'ibyo utangira kumva ukunze n'abandi, ukabakorera ibintu byiza. Rero niyo mpamvu ubu ngubu iyo umuntu agiye gutangira kwiga gusuka bisaba kubanza kwiyegereza ibikoresho, kuko ntabwo wamara gutangira umukiriya ngo nurangiza umusige ugende ujye gushaka ibikoresho. Bisaba kwiyegereza ibikoresho rero. Ari nayo mpamvu hano hari umukasi. Uyu mukasi ugenda ugufasha mu bintu byinshi byo gukata. Hari igihe ugeraho rumweri rugasobana bikaba ngombwa kurukata. Hari igihe biba ngombwa yuko umukasi ukora ibintu byinshi mu mwuga wo gusuka. Ugomba kuba uwufite, ntabwo ugomba kugenda utawufite. Iki gisokozo nacyo ni ikibanza gusokoza umusatsi kugira ngo utaza guca umurongo ukababaza umukiriya. Urabanza ugasokoza kugira ngo uze gukoresha akandi gasokozo kabugenewe. Aka gasokozo rero nako niko ukoresha uca umurongo mu gusuka. Kubw'ibyo aka gasokozo kagomba kuba gasongoye hasi, ntabwo kagomba kuba kabyibushye, kuko kaba kagomba guca umurongo mwiza. Iyo ukaguze ukagura kadasongoje gutya, ariko ufata umukasi cyangwa se urwembe, ariko umukasi niwo dufite hano, niwo tugomba kwifashisha. Ukagenda unyuzaho gutya agasokozo bikaza kurangira gasongoye. Aha ngaha rero muri kuhabona uburoso. Ubu buroso nibwo dukoresha mu koza udusokozo.
iyo ugakoresheje ku mukiriya ugenda ukakoza ukogesheje uburoso, ukajya ukuramo ya myanda yagiyemo kugira ngo utaza kuza gutera imyanda mu mutwe w'undi mukiriya ugiye gutangira. Aka karoso niko kazi kako. Ubwo rero kwiga gusuka uba ugomba kuba wiyegereje ibi bikoresho kugira ngo bigende neza. Ugomba kuba wishimye, ugomba kuba wiyegereje ibikoresho ku buryo nta kintu na kimwe uri buburi. Ubwo rero tugiye gutangira noneho kwinjira muri gahunda yo kwiga. Hano muri kuhabona umukobwa mwiza ufite imisatsi. Ahangaha niho umuntu ahera yiga gusuka, kuko ntabwo watangira ukurura umukiriya uko byakagenda kose. Utangirira kuri iki kugira ngo ubone gukomereza ku bantu. Birashoboka ko ushobora kuba utagifite, ariko nabwo ushobora kuba ufite intebe ya sheze. Iyo sheze iyo uyifashe ufata ku rudodo ukazunguza kuri sheze, ukaba ariho wigira gusuka. Nabyo nzabibereka ukuntu umuntu ashobora kwigira kuri sheze gusuka. Niyo udafite sheze ushobora kurambika ukuguru gutya ukazirika ku ino, naryo rikakwigisha gusuka. Ntabwo abantu bose bafite ubushobozi bwo kuba babona iki gipupe, ariko ni uburyo bwinshi ushobora gukoresha ukiga gusuka. Wowe ikintu usabwa, kanda subscribe kuri Twige Gusuka, uzahasanga Clarisse TV official, ukande subscribe, byose uzagenda ubimenyeraho. Rero tugiye gutangira ya gahunda yo gusuka. Yacu y'isomo rya mbere yo kwiga gusuka. Nyaboneka ugomba kuba nta nzara ufite, kuko gusuka amameshi, inzara ushobora kugira gutyo ugatungurwa urwara ukarukoresha ku mukiriya ugasanga umuciye igisebe. Bityo ugomba kuba nta nzara ufite, ubundi ugatangira gusuka. Rero reka dutangire igikorwa cyacu cy'iri somo. Mbere na mbere ugomba kubanza ugasokoza umukiriya kugira ngo ubone kuza gukoresha aka gasokozo gakora ku musatsi warangije kurambuka. Urabanza ukamusokoza, ukabanza kumva yuko amarepuse yose yashizemo. Wamara kubona unoze, ukongera ugashyiraho ka gafungisho kawe, ugatangira gahunda yo gusuka. Ubu rero tugiye kwiga gusuka amarasta y'inyabutatu. Amarasta y'inyabutatu ntabwo watangira utangirira hasi, kuko iyo utangiye hasi bisaba no gukomeza. Bisaba rero kubanza kwiga ibyo hejuru kugira ngo noneho nujya gutangirira hasi uzatangire uhita ukomeza. Ubwo rero tugiye gutangira kwiga iki? Inyabutatu. Inyabutatu akenshi izi ntoki ebyiri ziba zireba hejuru, ntabwo zo zigira ikintu zikora, ziba zitaje izindi. Ubu tugiye kwiga gusuka inyabutatu. Ntabwo turi buhere hasi, turahera hejuru. Hasi turabibona nyuma, kuko ubanza kwiga ibyo hejuru kugira ngo niwiga gutangira hasi uzatangire ariko uhita ukomeza. Ubwo rero ubu nibwo tugiye gutangira kwiga gusuka inyabutatu. Ni ukuvuga ngo inyabutatu akenshi ukoreshamo izi ntoki eshatu, nizo zikunda gukoramo. Hanyuma izi ngizi nk'uko mubibona, ikiganza kigira intoki eshanu. Izi ntoki za mbere zibanza zipfumbase akamenshi kamwe, hanyuma za zindi ebyiri nizo zifashe ahangaha, muri kubibona. Rero uhita ufata aka kanweri ukagashyira inyuma y'aka ngaka, aka karekare kagatsindagira. Ukongera ukabanza ugashyiramo urutoki, za zindi zikongera zikagaruka gupfumbata ka kamenshe, igikumwe kigahita kiza kigahura na ka gatoki. Ukongera ukanyuza inyuma y'aka gatoki ugafatisha ka gatoki karekare. Gake gake ugenda ubibona. Aka gatoki niko kabanza munsi y'izindi, niko kabanza kugenda mbere na mbere. Karabanza kakajyamo kagafatana n'igikumwe, aka kagahita kajya inyuma yako.
aka ngaka kagahita kongera kagakomeza gutyo. Mwabibonye, ugakomeza ukagenda. Iyo wamaze kumenyera bisaba kugenda wihuta. Nyaboneka nta muntu ujyana hejuru. Iyo ujyana hejuru umeze nk'uri gusuka ikizigo, ujyana hasi. Igihe cyose uzabona wajyanye hejuru uzamenye yuko wabyishe, ujyane hasi. Mwabibonye, mwabibonye. Urunweri rugomba kuba rukeye. Nugera ahantu ukabona wabyishe, uzasubira inyuma aho hantu banze uhakosore. Nta musutsi ubona ikosa ngo akomeze. Ariko kuko uri kwiga birashoboka ko ushobora kubanza kwiga inzira ariko utaratangira gukesha. Gukesha nabyo ni isomo ukwabyo. Urabanza ukiga inzira. Hari abo ubu ngubu dutangiranye bazi gusuka inyabutatu wenda batazi gukesha. Hari abo dutangiranye bafite isuku ariko batazi gusuka. Abo bose tuzagenda dukorana tubona uburyo ibintu tuzajya tubigenza kugira ngo umukiriya wacu azagenda asa neza kandi ibintu ajyanye abandi babikundi. Kuko usutse umuntu umwe akagenda akamara igihe kirekire ataragaruka nta n'undi yakoherereje, uwo ntabwo waba ari umwuga. Rero agomba kugenda akakuzanira abandi bakiriya bashimye ibyiza wakoze. Iyi akaba ni inyabutatu. Yego, ugakomeza. Hari ahantu ushobora kugera ugasanga akamenshi kabaye gatoya pa raporo y'izindi. Ubwo uhita ufata ku rundi runweri ugafataho gatoya kugira ngo kandi gakomeze gafite ingano nziza. Iyo uri gusuka inyabutatu kamwe kakaba gatoya ugakomeza, nibwo wisanga urumeshi rwapfuye. Rero uba ugomba guharanira kugira ngo uko utu tuntu uri kudutwara ari dutatu twose tugende tungana. Mwabonye ko kano kabaye gatoya. Tugiye gufata kuri aka ngaka kugira ngo twongereho kataza kugenda ari gatoya. Kandi urabona ko urunweri nta kintu byarutwaye, rukomeje ari rwa rundi. Naka mwabonye ko kabaye gato, turafata kuri uru runweri dukomeze. Mwabonye ko urunweri rwacu ruri gusa neza. Iyo ugeze hasi ufata ukuraho akantu gatoya ukagapfundikisha hasi kugira ngo rutaza kuza kwihambura. Ubwo tukaba turangije urunweri rwacu rw'inyabutatu. Mwarubonye ukuntu rusa neza. Urunguru ruri hano rero ni inyabubiri tugiye gusuka. Iyi ni inyabubiri y'imoso. Rero muri iri somo turangije twizemo uko umuntu ashobora gucya kugira ngo akore ibintu bikeye. Twigamo ibikoresho ushobora gukoresha, twigamo isuku y'ibikoresho, twiga uburyo ushobora kwitwara igihe runaka uri gusuka, kuko uyu mwuga wo gusuka twakiramo abantu bakomeye. Rero uba ugomba kuba ufite discipline, ntabwo uba ugomba kuba umeze nka mayibobo aho ngaho. Uba ugomba kuba uri umuntu urinda cyangwa mu mico no mu myifatire. Rero ugomba kuba ufite discipline aho uva ukagera. Rero tumaze kwiga isomo ry'inyabutatu. Ubutaha tuzabigisha ibindi bintu. Hari abantu bashobora kuba wenda bambona aha ngaha kuri YouTube ariko batazi ahantu bansanga. Ubwo rero nimero zanjye ngizi hano kuri ekara. Umuntu uzabishaka azampamagare nzahamuyobora. Ariko gusa ni Kimironko mu karere ka Gasabo. Iyo umanutse umuhanda ujya 12 uturutse Kimironko
umanuka ugenda ureba iburyo, ni icyapa cy'141. aho ngaho iyo uhageze ureba iburyo bwawe ukabona icyapa cya Light Salon. ni aho ngaho hariho nimero zanjye, aho ngaho niho uzanshakira. ariko gusa utabashije no kuza kuri tele ukankurikirana kuri YouTube, wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri Twige Gusuka. inyigisho zose uzagenda uzibona uko zigenda zimanuka, uko duhera ku isomo rya mbere uzagenda ubibona. tuzagenda tumenya n'andi masomo menshi mu buzima, byose uzagenda ubibona nta kibazo. tuzagenda tukwigisha uburyo ushobora kubaho mu buzima busanzwe, uburyo wabana n'abantu, uburyo wabaho wishimye. hari umuntu wicara kumva isi yaramwanze, hari umuntu wicara kumva nta bantu bamukunze, ariko icyo nzi cyo uzagenda umenya uburyo wakoresha kugira ngo wishime bigende neza. tuzasubira ku isomo rya kabiri tubigisha ibindi bintu. we gusa ntuva aha ngaha, uzagume kuri iyi channel, uzagenda umenyeraho byinshi kandi bizakuviramo umusaruro. rero mwakoze kubana nanjye, nizere ko hari icyo mukuye muri iri somo, haba ku nama, haba ku kwiga guswa inyabutatu. rero ugiye ufite mugenzi wawe ushaka kwiga, ashobora kuba ashaka kwiga ariko ari no mu kandi kazi adashobora kukareka, ariko ibyo ngibyo ashobora kubifatanya. wa mwanya abonye akajya kuri Twige Gusuka, akagira icyo amenyaho kandi n'aka kazi akagumya akagakora. rero niba hari inama wakuyemo, niba wumva ushaka kwiga gusuka cyangwa uzi mugenzi wawe ushobora kuba bishaka, wamusangiza iyi video kugira ngo nawe yige gusuka, kuko ni ibintu byiza cyane, ni ibintu nanjye nkunda cyane, n'umwuga nkora nkukunze cyane. rero tuzabonana ubutaha, nakagaruka ngarukanye ibindi byiza. ciao ciao.